ni nayo mpamvu burya abantu benshi Imana ijya ibagenderera ikabahamagara ariko ntibitabe, bagatinda kwitaba, bagatinda kumvira iryo jwi ribahamagara, bagatinda mu gusaba ibimenyetso, bagatinda bakazarira. Ntabwo rero dukwiye kwibaza ku muntu cyangwa ngo utekereze ku muntu cyangwa ngo uvuge ngo uyu muntu we ngo yewe ngo ni umunyamu. Hari n'ibindi biri kugenda byaduka muri iyi minsi mu nyigisho z'abigisha, ugasanga umuntu ahangaye umuntu akamubwira ngo woweho ngo impamvu udahirwa, ngo impamvu utabona ibi, ngo uriho umuvumo, ngo uriho imikasiro, ngo uriho ibi n'ibi. Ariko ngewe uhagaze kuri iyi kamera ndagira ngo nkubwire ngo ibyo si ukuri. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ni icyaremwe gishya. Tukabona umuntu yarize yaraminuje akaba afite akazi keza, bwacya bakamwirukana, wa wundi nawe witwaga umushumeri akabona akazi. Aya mahirwe rero ni amahirwe dusangira, ni amahirwe dusangira y'ubuzima bw'isi. Niyo mpamvu kubyirata uba wirata ibintu bitariho. Kuba wariganye n'umuntu wowe ukabona akazi wenda akabone, ntibisobanura ko wahindutse umunyamugisha we ariho umuvumo. Oya, ibyo ni amahirwe wiriranwa ntuyararane. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba channel ya Gusenga Everyday, n'ubundi nk'ibisanzwe twongeye kubazanira umuvugabutumwa pasiteri agiye kongera twibwire, kuko hari abantu baba bari bashyashya kuri YouTube channel yacu, babanze wenda bamenye ninde muntu bagiye kuganira, wenda bijyanye na titre ababwire cyane, abisobanuriraho gatoya, ubundi adusengere atugezeho ubutumwa bwiza. Karibu pasiteri. Yego, turabashimiye ikaze mwongeye kuduhereza kuri Everyday Gusenga. Nkuko mutumenyereye, nitwa Habiyambere Gerard, ndi umupasiteri nkuko nabibabwiye, ariko mu murimo wanjye, mu mirimo nkunda kandi numva mpamanya n'Imana, ni ukuvuga ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu kenshi mu nyumva, kenshi mu mbona, kenshi kuri iyi channel, kugira ngo dusangire n'abatwumva icyo Imana iba yashyize ku mutima. Bityo rero mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, turagira ngo tubanze dusenge, turarikire buri wese utwumva, kugira ngo Imana ikingure umutima wiwe, hamwe no gusenga Imana imuhe kumva iri jambo neza kurusha uko twebwe twaryigisha cyangwa twarisobanura. Twebweho turi ibikoresho, ariko ugira icyo akora n'Imana hamwe n'Umwuka Wera. Niyo mpamvu rero iyo tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, twisunga imbaraga z'Imana, tukisunga Imana n'Umwuka Wera, kugira ngo byumvikanishe icyo Imana ishaka kuvuga mu bantu bayo. Dusenge. Mana, turagushimiye kuduha igitondo cyiza, igitondo cy'amahirwe, igitondo cy'umugisha, igitondo turamukanye ubuzima, turamukanye imbaraga, turamukanye gutekereza. Mu gihe hari benshi bamaze gukurwa mu uyu mubiri, abandi bamanitse amaguru kwa muganga, abandi bari muri koma, abandi bari muri za gereza, abandi bari mu mibabaro itandukanye, kuko turi mu isi y'ibibazo. Aya mahirwe rero uduhaye turinde kuyapfusha ubusa. Niyo mpamvu tukuraritse ngo muri uyu mwanya w'ijambo ryawe uzudutegeke, uzutuyobore, kandi utegure imitima yakirira ijambo, izumvira ijambo, kugira ngo ribashe kugira aho ribakura, cyane cyane ko muri iki gihe abantu baheze mu rungabangabano, abantu baheze mu bujiji bwo kutamenya Imana, bari gukurikira ibitari Imana. Ariko turagushimira ko twakumenye. Twiyereke mw'iri jambo, kandi Umwuka Wera asobanura ibikwiriye mw'iri jambo, mu izina rya Yesu, amen.
nk'uko tumaze kubivuga rero turagira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana iry'Imana yampaye muri iki gitondo nk'indashyo nk'indamukanyo y'inshuti zacu nk'abavandimwe bacu abadukurikiye mwese. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Dusome. Uwiteka ategeka Aburamu ati va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Muri aya magambo tumaze gusoma, burya ijambo ry'Imana ni rigari, kandi umwuka wera agenda ahereza umuntu buri wese uburyo bukwiriye bwo kuvuga ijambo. Shobora kusomera ijambo nkarivuga uko mbyumva n'uko umwuka yarimpaye, undi nawe akaza akarisoma akarisobanura ubundi buryo nabwo umwuka yamuhaye. Ntabwo rero icyo gihe byitwa kuvuguruzanya, ahubwo byitwa uko umwuka wera ari kugenda agaburira abantu akurikije imitima y'abumva ubutumwa bwiza bwakiriwe uwo munsi. Muri aya magambo rero tumaze gusoma, ndagira ngo mvuge ku ijambo ryitwa umugisha. Ijambo ryitwa umugisha abantu bakunze kurivugaho uburyo butandukanye, kandi abandi bakaritwara mu buryo butari bwo. Bakaritwara mu buryo butari bwo, abantu bakitiranya ibintu. Hariho ibintu bibiri nasasanguye byitiranwa ariko bitandukanye. Hari ijambo ryitwa amahirwe, hakaba n'ijambo ryitwa umugisha. Mbese amahirwe ni iki? Umugisha ni iki? Aya mahirwe rero ndayagereranya na bya bindi tujya twita ngo ni imirage, ni impano. Hari ibyo dukomora ku babyeyi, hari ibyo dukomora mu mashuri, hari ibyo dukomora ku rubyaro cyangwa gutunga. Wahiriwe n'urugo tukavuga ngo Imana yamuhaye umugisha. Ariko kuri jye nabyita ko ibyo nisa amahirwe ni bya bindi twita imirage ituruka ku babyeyi cyangwa dukomora ahantu runaka. Ushobora gutunga, ushobora kwiga, ushobora kubona ibintu kwa kundi tubona umuntu agenda tukavuga ngo Imana yamuhaye umugisha, ariko warabyibye, warariganije, warasahuye n'ibindi, waribye leta, abakubona ugenda bakabyita amahirwe. Ikindi kandi kuba wariganye n'umuntu wowe ukabona akazi wenda akabone, ntibisobanura ko wahindutse umunyamugisha we ariho umuvumo. Oya, ibyo ni amahirwe wiriranwa ntuyararane. Ni amahirwe umarana umwaka ejo ukaba utayafite. Tuzabibona umuntu akaba arakize, bwacya agahomba, agakena, agasabiriza. Tukabona umuntu yarize, yaraminuje, akaba afite akazi keza, bwacya bakamwirukana, wa wundi nawe witwaga umushumeri akabona akazi. Aya mahirwe rero ni amahirwe dusangira, ni amahirwe dusangira y'ubuzima bw'isi. Niyo mpamvu kubyirata uba wirata ibintu bitariho, uba wirata ibintu udafite, kubera ko none urabyiriranwa, urabirarana, ejo ntibizaba ari ibyawe kuko nawe bitari ibyawe, kuko n'ubundi utabivukanye. Ayo mahirwe rero tugenda tuyasangira, tugenda tuyarasaranganya. Niyo mpamvu umwana w'umuntu akwiye guca bugufi, adakwiye gusuzugura ngo atekereze ngo uriya ntacyo amaze. Niba none ntacyo amaze, ejo azaba akimaze.
niba none ntacyo afite ejo azaba agifite, none niba ufite ejo uzaba udafite. Ni amahirwe tugenda dusaranganya, ariko umugisha ukomaho. Ushobora no kugenda bakabona ugenda uri umukene, ariko mu mvugo y'Imana uri umunyamugisha. Tujya tureba Yosefu. Yosefu yari umunyamugisha, kandi kuba umunyamugisha ntibyamubujije kugeragezwa. Kuba umunyamugisha ntibyamubuze gutabwa mu rwobo, ntibyatumye atagurishwa, ntibyatumye ataba umukozi wo mu rugo, ariko yagendanaga umugisha. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ratubwira ngo bamujyana mu rugo kwa Potifari, ngo kandi urugo rw'uwo munyagiputa rugira umugisha, kuko akaboko ka Yosefu kari akaboko kahiriwe n'Imana. Yari umunyamugisha, ngo bituma uwo munyagiputa agira umugisha mu matungo yo ku gasozi n'amatungo yo mu rugo. Agira umugisha kuko ari kumwe n'umunyamugisha. Ushobora rero kuba uri umunyamugisha abantu bakakugiriraho umugisha. Haleluya. Ntabwo rero dukwiye kwibaza ku muntu, cyangwa ngo utekereze ku muntu, cyangwa ngo uvuge ngo uyu muntu we ngo yewe ngo ni umunyamu. Hari n'ibindi biri kugenda byaduka muri iyi minsi mu nyigisho z'abigisha, ugasanga umuntu ahangaye umuntu akamubwira ngo woweho ngo impamvu udahirwa, ngo impamvu utabona ibi, ngo uriho umuvumo, ngo uriho imikasiro, ngo uriho ibi n'ibi. Ariko ngewe uhagaze kuri iyi kamera ndagira ngo nkubwire ngo ibyo si ukuri. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ni icyaremwe gishya, abavumuwe, abakuweho iyo mikasiro, kuko amaraso ya Yesu abamwejeje. Nta bindi bikugendaho, ahubwo ugira ingaruka zo gukora nabi cyane. Turi buze kureba ikizana umugisha icyo ari cyo. Umugisha rero, nagumye gusoma muri Bibiliya, Imana ihamagara Aburahamu, yamuhamagaye ashaje, afite imyaka 75, n'umugore we Sarayi afite imyaka 65. Ariko Imana yitegereje abo bantu ibona si abanyamugisha, nta mugisha bafite. Ariko mu buryo bw'amaso aboneka, ntabwo Aburahamu cyangwa mu muryango wa Aburahamu bari abakene, ntabwo bari bashonje, ntabwo baburaraga, bari bafite ubushobozi bwose. Uretse icyo atari afite ni urubyaro. Ariko Imana imuhamagara iramutungura cyane, iramubwira ngo va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wawe n'inzu ya so na nyoko, ujye mu gihugu utazi, ariko nzakwereka. Ryari? Hari hakiri negosiyasiyo ya Aburahamu n'Imana. Aburahamu kwemera cyangwa guhakana, kwemera uwo muhamagaro cyangwa akawuhakana. Va mu gihugu cyanyu. Wabona uba impunzi kubera impamvu runaka, ariko ntabwo wakwihindura impunzi, kuko ubuhunzi buraryana. Umuntu utarigeze kuba impunzi ntacyo azi, ariko impunzi, kuba impunzi birababaza, kubaho utagira igihugu birababaza. None rero Imana ibwiye uyu musaza w'imyaka 75 n'umukecuru we ngo genda uve mu gihugu cyanyu. Ntago byumvikana, nta nubwo kubisobanurira abantu byumvikanaga. Ugutumye ninde? Uguhamagaye ninde? Arakuvana mu gihugu cya kavukira ujye hehe? Kandi usiga umuryango, usiga inzu ya so na nyoko. Mu rindi jambo ni uguhinduka inzererezi. Mu buryo bw'abantu, gutekereza kw'abantu no kwibwira kw'abantu ntabwo byumvikana. Ngo ujye mu gihugu utazi, igihugu nzaguha. Ntiyabwiwe ngo uzagenda ujye i Burundi,
ntiyabwiye ngo uzagende ujye muri Kongo, ntiyabwiye ngo uzagende ngo ugende gusa ufate inzira urorongotane ugende. Byerekana rero ngo hari hakiri kare, hari hakiri negosiyasiyo yo kwemera cyangwa guhakana. Ni nayo mpamvu burya abantu benshi Imana ijya ibagenderera ikabahamagara ariko ntibitabe, bagatinda kwitaba, bagatinda kumvira iryo jwi ribahamagara, bagatinda mu gusaba ibimenyetso, bagatinda bakazarira. Ntago byoroshye gutandukana n'ibyo urimo, ariko Imana ibwira Aburahamu iramubwira ngo aha si ho umugisha wawe uri, cyane ko nta n'umugisha ufite, ahubwo niwemera tukumvikana njye nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Yamubwiye ibintu 7, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, imiryango yo mu isi yose izahererwa umugisha muri Aburahamu. Ni ukuvuga rero ngo natwe turi abanyamugisha kubera Aburahamu, natwe twitwa abanyamugisha kubera Aburahamu, natwe twahawe umugisha kubera Aburahamu. Ikibazo nakwibaza ni iki? Ese ubundi Aburahamu aratuzi? Somye muri Yesaya ibice 66 na 3 murongo 16 aravuga ngo Aburahamu ntatuzi na Isirayeli ntitwemera, ngo ariko icyo tuzi cyo nukuri data wa twese umuremyi wacu. Haleluya. Nukuvuga rero ngo aha ni mu buryo bwo kwizera, aha ni mu buryo bwo kwizera. Uyu mugisha rero tuvuga uzanwa n'iki? Ko dusanze ibyo tubona byose ari amahirwe, kandi amahirwe adahoraho, amahirwe tugenda dusaranganya, amahirwe asimburanwa. Nayo mpamvu ubona abantu bagenda basimburanwa ku myanya runaka, bamwe bakaba bakiza abandi bagakena, abandi bagasonza abandi bakarya, bwacya wa undi waruhaze nawe agasonza. Ni ukugenda dusimburanya kuko niyo si. Isi ni ugusangira ubuzima, ni impinduka z'ubuzima, niyo mpamvu yitwa isi. Niyo mpamvu rero isi nta uyicuraho undi, ibibazo by'isi n'umunezero w'isi nta uwucuraho undi, kuko nta waremewe kubabara iteka, nta waremewe gukena iteka, nta waremewe gusonza iteka, nta waremewe kuba umutindi iteka. Hoya, ahubwo aya mahirwe y'isi tugenda tuyasangira kandi tukayasaranganya. None rero umugisha tuvuga uzanwa n'iki? Iyo dusoma ijambo ry'Imana kubemera ijambo ry'Imana, kuko hariho n'abatemera ijambo ry'Imana, hari abatizera ijambo ry'Imana, hari ukuryemera, hari no kuryizera. Iyobokamana rigenda rigira imbaraga cyane. Abantu rero iyo baganira baravuga ngo Imana, Imana. Ubwo tuba twemera ko Imana iriho muri rusange, ariko kuyizera, kwizera ibikorwa byayo, kwizera imvugo yayo, kwizera ko ariyo ivuganye nanjye, kwizera ko ari intumye ni ikindi. Ni nayo mpamvu rero umugisha tuvuga hano mw'iri jambo uzanwa n'ibintu 2. Natandukanije imigisha, iyo twita imigisha y'imirage n'impano, ibyo dukomora ku bantu, dukura ku bantu cyangwa ahantu hatandukanye, nibyo ngewe nita amahirwe asimburana. Ariko hakabaho n'icyo twita umugisha ukugendaho uturutse ku mpamvu 2. Iya mbere ni ukumvira Imana, kuko Imana yabwiye Aburahamu, niwumvira ukava mu gihugu cyanyu ugasiga umuryango wanyu ukajya mu gihugu nzakwereka, ukumvira
nzaguha ibintu 7 ari byo twamaze kuvuga. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, imiryango yo mu isi yose izahererwa umugisha muri wowe. Urumva rero ko niwumvira nzakugira icyo ugomba kuba cyo. Haleluya. Nzaguha umugisha. Ndagira ngo nkubwire ngo nta kintu gishobora kugukura umugisha wawe mu maboko. Ndaza kuvuga ikiwugukuramo gusa ni kimwe, ni icyaha, ni ukutumvira Imana. Yakobo akirana na marayika yaramubwiye ngo sinkure ku rutambaye umugisha, kandi yari afite abagore, yari afite abana, yari afite amatungo, ariko yumvaga muri we hari icyuho cyuko nta mugisha umuriho. Abwira marayika ngo sinkure kura utambaye umugisha. Esawu abaza ati, data, nta na gake usigaranye, nanjye nibura naheraho. Isa aramubwira ngo reka da, nta na gake nsigaranye k'umugisha, murumuna wawe yawutwaye wose. Yakobo aha abana ba Yosefu umugisha mu Egiputa, ntabwo yabahaye amatungo cyangwa imisozi, ngo ahubwo yabarambitseho ibiganza abifuriza umugisha. Umugisha rero ni umurage mwiza. Ni nayo mpamvu kenshi na kenshi iyo uhaye umuntu akubwira ngo Imana iguhe umugisha. Wakorera umuntu ikintu cyiza akakubwira umugisha. Kandi benshi bashobora kuba bimana, bagira ibiganza bidatanga. Ariko iyo umuntu akubwira ati rwose nkugirireho umugisha, umpaye Imana yaguha umugisha, agahita avuga ati atansabiye umugisha, agakora mu mufuka akamuhereza kubera ko yumva ashaka umugisha. Umugisha rero ni ijambo ryiza, kandi mujye mwifuriza gusabirwa umugisha. Usomye Ingoma ya mbere ibice 4:9 urahasanga isengesho ry'umuntu witwa Yabesi. Turacyari kuri rya jambo ryitwa umugisha. Yabesi kuri uriya murongo wa 9 mu bice 4 mu ngoma za mbere hari ibintu 4 yasabye. Yaravuze ngo icyamba ukamba umugisha rwose, ukagura imbago zanjye, ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Yabesi yiyumvisemo ko yavutse nabi, yabayeho nabi, ariko ngo yisunga Imana ya Isirayeli. Aravuga ngo Mana ya Isirayeli, ngo icyamba ukamba umugisha rwose, ukanyagurira imbago, ukuboko kwawe kukabana nanjye ibihe byose, kandi ukandinda ibyago ntibimbabaze. Haleluya. Ndagira ngo wowe unteze amatwi usenge isengesho nk'iri. Nubwo waba utarumva ijwi ry'Imana riguhamagara rigusezeranya umugisha, ariko gendera muri iri sengesho rya Yabesi. Ugira icyo wifuza ku Mana, ugira icyo usaba Imana, winginga Imana. Twavuze ngo umugisha uzanwa no kumvira Imana. Icyo Imana igutegeka ukagikora. Imana igusabye kureka ibi bireke. Imana ikubwiye ngo va have, ariko wamaze kumenya neza kubera ko ari Imana iguhamagara, kuko ibihamagara abantu muri iki gihe ni byinshi, n'amajwi yahamagara abantu ni menshi. Nayo mpamvu rero iyo dusenga turavuga ngo Mana uhagarika amajwi yose atavuga Imana,
amajwi yose atarayimana, kuko amajwi ni menshi, kandi umuririmbyi yaravuze ngo ntiwumvire amajwi yose kuko yashobora kukuyobya. Kumvira Imana, kumvira Imana nibyo bizana umugisha, gukorera Imana nibyo bizana umugisha. Ibyo bintu bibiri nibyo bizana umugisha, ukagusenderaho ukaba umunyamugisha, ukazarinda usaza uri umunyamugisha, kandi uwo mugisha wawe ukazomatana n'abana bawe n'umuryango wawe n'abagukomokaho. Kumvira Imana, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere murongo wa 3 haravuga ngo Imana se umwami wacu Yesu Kristo niyo na se ishimwe yo yaduhaye imigisha yo mu ijuru, iyi duhera muri Kristo Yesu. Iyo tumaze kwihana, iyo tumaze kwizera, iyo tumaze kwatura ibyaha byacu, iyo tumaze guca bugufi tugasengerwa, duhinduka abanyamugisha, kandi imigisha yo mu gakiza cy'Imana itangira kutuzaho. Niyo mpamvu Imana yabwiye Abisirayeli ngo, irababwira ngo nimwumvira ibyo mbategeka uyu munsi, iyi migisha yose izabazaho. Gutegeka kwa 2:28 umurongo wa 1 ukageza ku 10. Hari imigisha yo mu bworozi, hari imigisha yo mu buhinzi, hari imigisha yo mu rubyaro, hari imigisha yo mu bigega, hari imigisha kudasonza, hari imigisha y'uburyo butari izakuzaho niba mwumvira Imana. Abantu rero bajya bateshuka ntibumvira Imana, batakumvira Imana, Imana ikabahana. Noneho ugasanga abigisha bamwe barigaruriraho abantu, bababwira ngo ni imikasiro, ni imivumo, reka nkuvumure, reka ngukureho imikasiro, ndetse bakabaca n'ikiru kijyanye ngo nuko umuntu ashaka kuba umunyamugisha no gukurwaho umuvumo. Ntabwo ari byo, ahubwo isuzume, wihane, urebe kabitera. Taba warateshutse, waratatiriye, ukava mu nzira y'Imana ukajya mu nzira zigoramye zitumvira Imana, bigatuma ingaruka z'ibyo ukora zikugarukaho, ibihombo bikakuzaho, na bya bindi byose namaze kuvuga bikagenda bikugarukaho. Imigisha yo mu gakiza cy'Imana, iyo tumaze kugera mu gakiza k'Imana, abari ingumba barabyara, abitwaga ngo baragumiwe barashaka babona abagabo, utari ufite aho babona haba, harimo gukira indwara. Tugenda tubibona, bari bahetamye imigongo baragororoka barakira. Tubona bari bapfuye bazuka kubera ya migisha mu gakiza cy'Imana. Twahawe umwuka wera mu gakiza cy'Imana, twahawe ubugingo buhoraho, turabaragwa mu Mana, twiswe abana b'Imana, kandi twahawe gukorera Imana. Nta kintu kinezeza iyo utambuka bakavuga ngo uriya ni umukozi w'Imana, ariko usa n'ibyo uvuga. Kuko abantu benshi muri iki gihe bari kwitwa abakozi b'Imana ariko badasa n'ibyo bavuga. Kandi tugomba gusa n'ubutumwa bwiza tubwiriza. Abantu rero bari gusenya ibyo bubatse, akabwiriza, yarangiza kubwiriza, bwa butumwa yabwirije akabusenyesha ibikorwa byiwe. Tumaze iminsi tubibona, tumaze iminsi tubyumva, umuntu akagenda akabwiriza koko abantu bagafashwa, ariko nyuma yaho agasiga akoze amahano aho ngaho, akahiba, agasambana, cyangwa akabeshya abantu kugira ngo akonde abone indamu. Biri gutuma rero abantu bagerageza, bari kutaryoherwa n'ijambo ry'Imana, kutaryoherwa n'ubutumwa bwiza. Ariko ndagira ngo ngubwire, wowe undeze amatwi,
ijambo ry'Imana muri Yesaya riravuga ngo nimwumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ikintu kigoye muri iyi minsi ya none ni ukumvira, kumvira iguhamagara, kumvira icyo Imana igutegeka. Nigeze kubivuga ndabivuga ngo hari ijwi, hari ubutumwa bwiza twakira bunyuze mu bavuga butumwa, ariko hari n'igihe Imana ubwayo igusanga ukagaya ibiri mu mutima wawe, ukagaya ibikorwa byawe, ndetse nawe ubwawe ukifatira umwanzuro, ariko gushyira mu bikorwa uwo mwanzuro bikakunanira, ukinangira. Kandi Imana ihaye guhamagara, kandi Imana ihaye kuyobora, kandi Imana ihaye kurangira icyo wakora. Niba Imana ikubwiye ngo jya gusenga, senga. Niba Imana ikubwiye ngo kora iki, gikore. Kuko ni inzira z'agakiza, ni inzira Imana iri kugutegura kugira ngo uhinduke umunyamugisha, kandi ubone uko wakira imigisha yo mu gakiza cy'Imana. Haleluya. Nowa yumviye Imana akira umwuzure. Mukaroti yanze kumvira Imana aba inkingi y'umunyu. Abo ni bamwe mu bumviye n'abatarumviye. Nari maze kubabwira ko ikintu cya mbere kizana umugisha ni ukumvira Imana. Icya kabiri kizana umugisha ni ugukorera Imana. Indirimbo ya 36 mu gakiza iravuga ngo kubw'ubuntu bwinshi twahawe gukorera Imana. Biraryoha, biranezeza iyo bita umuntu umukozi w'Imana, ariko usa n'ubutumwa avuga nk'uko maze kubivuga. Aburahamu amaze kumvira Imana yatangiye urugendo rwo gukorera Imana we n'umuryango we. Bituma Imana igenda imwiyereka mu byiciro bitandukanye, kuko yinjiye mu murongo wo gukorera Imana. Iri jambo ryitwa gukorera Imana riri gutera abandi ikibazo. Umuntu akibaza ngo mbese Imana nayikorera nde? Imana nayikorera iki? Ariko se ni ngombwa? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ni ngombwa. Ukijijwe n'udakijijwe bari mu mwenda wo gukorera Imana. Impamvu ya mbere ituma tugomba gukorera Imana nuko Imana ariyo yaturemye, kandi icyo yaturemeye ni ukuyikorera. Usomye Yesaya ibice 43 umurongo wa 7 haravuga ngo nzanira umuntu wese witirirwa izina ryanjye, uwo naremye kumpesha icyubahiro. Ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye. Niba rero turi ikibumbano, turi ibiremwa by'Imana, turasabwa gukorera Imana. Pawulo nawe agira ati hariho abagenda ukundi. Abefesi ibice 3 umurongo wa 17. Iryo jambo ndumva twarisoma. Abefeso, Abafilipi ibice 3 umurongo wa 17 tugeze ku murongo wa 19 kugira ngo twumve icyo magambo avuga. Abafilipi ibice 3 umurongo wa 17 tugeze wa 19 haravuga ngo bene data mugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima, kandi mwite kubakurikiza ingeso zacu izo mudufiteho icyitegererezo. 18 hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ni inda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Abantu Imana yabo yabaye inda. Abantu bumva bagomba gukorera inda, kurya no kunywa koko nibyo,
nibyo umuntu aruhira, niko Salomo yavuze. Ariko ugomba no gukorera Imana. Maze iminsi mbwiriza abantu nkababwira igihombo bateje. Umuntu yateje igihombo, yateje Imana igihombo, kubera ko icyo Imana yaguhamagariye si cyo uri gukora. Icyatumye Imana ikugirira neza ni ukugira ngo nawe uzagira abandi neza. Icyatumye Imana igukura mu bupfubyi ikaguha ababyeyi wari imfubyi udafite shinge na rugero, ni ukugira ngo nawe uzagira abo wishingira nk'uko nawe bakwishingiye, n'ibindi 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 n'ibindi. Hano rero ijambo ry'Imana riravuga ngo hariho abari kugenda ukundi, ngo Imana yabo bayihinduye inda, kandi bahoza imitima yabo ku biteye isoni. Ariko si cyo Imana yakuremeye, si cyo Imana yakubumbiye. Imana yaguhamagariye, yakuremeye kuyikorera. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Icya kabiri, impamvu ya kabiri ituma tugomba gukorera Imana, ndavuga ibintu 7. Ni ukwitura Imana ibyo yadukoreye. Nta muntu n'umwe wahagarara ku maguru abiri agashinja Imana, kavuga ngo ngewe Imana ntacyo yankoreye. No kuba ugihumeka uwo mwuka w'abazima nacyo ni ikindi gikorwa cy'Imana cyatuma ishima. Noneho gerekaho na bya bindi rero yagiye gukorera, nawe ubiyiture kuyikorera. Mpamvu ya kabiri yo gukorera Imana ni ukuyitura ibyo yadukoreye. Urayishinja iki? Mbwira icyo uyishinja wowe unyumva kuri iyi kamera. Ni iki Imana itakoze ku bwawe? Icya gatatu gituma dukorera Imana, tuba tugaragaza kubaha Imana. Iyo dukorera Imana tuba tugenda twubaha Imana kandi tukayubahiriza. Hano hari imirongo myinshi ya Bibiliya twakagombye gusoma, ariko ndi tuyisoma kubera igihe cyacu. Kubaha Imana, gukorera Imana biba bigaragaza ko twubaha Imana. Icya gatatu, icya kane, gukorera Imana ni itegeko ry'Imana, kandi iyo wishe itegeko urarihanirwa. Abantu benshi rero bari mu rubanza kubera ko itegeko ry'Imana riri mu mitima yabo. Mitima yabo irabashinja. Nta muntu n'umwe uticuza, utibaza ngo mbese ko Imana yangiriye neza, ngewe ndi kuyitura iki? Ngewe ndi kuyikorera iki? Noneho rero kuyikorera ni itegeko. Haleluya. Ni itegeko. Imana ihamagara Abisirayeli bava mu Egiputa. Farawo yabwiye Mose ngo noneho ndabemereye nimugende. Ngo ariko nta kintu na kimwe muzatwara. Mose aramubwira ngo ndakurahiye nta n'urwara tuzagusigira, kuko tutazi icyo tuzakoreshereza Imana tugeze mu butayu. Ntabwo tuzi ibikoresho Imana izatwaka. Ni nayo mpamvu nta kintu tuzagusigira. Ishobora kutwaka amaturo, ishobora kudusaba kuyubakira, ishobora kudusaba gufasha abandi, ishobora kudutegeka gukora ibi ngibi. Nta na kimwe rero tuzagusigira, kuko gukorera Imana ni itegeko, ni itegeko ry'Imana. Icya gatanu, impamvu tugomba gukorera Imana nuko turi ubutunzi bw'Imana. Iri jambo nkunda kuri cya karongo. Zaburi ya 24 umurongo wa mbere haravuga ngo isi n'ibiyuzuyemo, isi n'abayirimo n'ibiyuzuyemo ni iby'Uwiteka. Byerekana rero ngo turi mu busitani bw'Imana bwitwa isi. Ibiri mu isi natwe abari mu isi turi ubutunzi bw'Imana. Kandi ubutunzi bw'umuntu
abukoresha icyo ashaka kandi akabukoresha aho ashaka. Niyo mpamvu tugomba gukorera Imana ku bwacu n'ibyo dutunze. Hari indirimbo y'Ijana na 15 iravuga ngo njyewe ubwanjye n'ibyo ntunze n'iby'uwo mucunguzi. Imana ishimwe. Iyo umuntu yamenye iryo banga rero bituma akorera Imana atizigamye, kuko ubwe n'ibyo afite n'iby'Imana sibye. Niyo mpamvu Yobo yavuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, zasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Mpamvu tugomba gukorera Imana ya gatanu rero nuko turi ubutunzi bw'Imana. Icya gatandatu tuma tugomba gukorera Imana, bituzanira umugisha n'ingororano z'igihe kizaza. Iyo umuntu yakoze neza, iyo umuntu yagiriye abandi neza, iyo ukora ikintu kumva bakubwira ngo Imana iguhe umugisha, uwo mugisha urawuhabwa kandi ntugarukiraho gusa, ahubwo ni n'ingororano z'igihe kizaza utakiri muri ubu buzima. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Nyuma yo kubaho mu isi hari ahandi tuzaba, kandi aho tuzaba tuzabeshwaho n'imirimo yacu. Ibyahishuriwe Yohana 12:22 umurongo wa 12 haravuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri muntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Nukuvuga rero ngo buri wese azabazwa ibyo yakoze, ari ibyiza cyangwa ari bibi akiri muri uyu buzima. Ntabwo rero uzavuga ngo iyo njya kubimenya kuko igihe kizaba cyarenze. Ni nayo mpamvu iyo dukorera Imana biduhesha umugisha, biduhesha amagara mazima, biduhesha kumva nta mutima uducira urubanza, kumva tudafitanye urubanza n'Imana, kandi no nyuma y'ubu buzima tukazahabwa ingororano z'igihe kizaza. Ijambo ry'Imana mu migani riratubwira ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro babishakisha gukora neza badacogora, Imana izabitura ubugingo buhoraho. Icya karindwi gituma tugomba gukorera Imana ni ukuba mu bwishingizi bwayo. Iyo dukorera Imana tuba turi muri assurance y'Imana. Iyo umuntu aguze ikinyabiziga cyangwa n'ikindi kintu cyose, kuko hariho za assurance zitandukanye, ujya gushinganisha ibyawe kugira ngo mu gihe cy'impanuka, mu gihe cy'akaga uzishyurwe. Noneho natwe dukorera Imana rero tuba turi mu bwishingizi bwayo, tuba turi muri assurance yayo. Nta kintu kibasha kuduhungabanya, niyo cyaduhungabanya ntacyo kidutwara, kuko dushinganishije ku Mana. Turi mu Mana, turi mu bwisho bw'Imana. Nta kizadutera, nta mugiga ya nijoro, nta kigusha, nta gisitaza, nta n'intwaro yaremewe kuturwanya, kubera ko turi mu bwishingizi bw'Imana. Ikitubuza umugisha rero ni iki? Bantu benshi nigeze kubivuga, kuki duhusha umugisha? Ikitubuza umugisha ni iki? Muri ibyo ndavuga ibintu bitatu gusa, twegera umusozo. Icya mbere ni ukudakorera Imana neza mu kuri no mu gukiranuka, tukabivanga, kuvangavanga ibintu. Ntidukorera Imana mu kuri no mu gukiranuka, tugakorera Imana nabi. Kudakorera Imana neza bitubuza umugisha. Icya kabiri kitubuza umugisha cyangwa cyakubuza umugisha ni uguhora mu bya kera, ugahora muri ntibishoboka, byaranze, naragerageje, icyo nacyo ucika intege vuba. Ariko nagira ngo nkubwire ngo reba Yakobo.
reba Yosefu n'abandi ntabwo bigeze bacika intege. Nawe rero we guhora mu bya kera winerive wica intege, hoya va ku musozi wa ntibishoboka byaranze, ahubwo uzamukane kwizera uvuge ngo birashoboka kandi bizashoboka. Haleluya. Icya gatatu ni ukugira inshuti mbi no kugira inshuti nke. Ndasubira muri ako kantu. Kitubuza umugisha ni ukugira inshuti mbi. Bibiliya tubwira ngo inshuti mbi zonona ingeso. Niwifatanya n'abanyarumogi ukagendana nabo uzaba umunyarumogi. Niwifatana n'indaya uzaba indaya. Niwifatanya n'abasinzi uzaba umusindwe. Niwifatanya n'abasenya ingo zabo nawe uzarusenya, kuko nta kindi bazakwigisha. Kugira inshuti mbi bituma uhusha umugisha wawe, no kugira inshuti nkeya. Hari abantu banga badakinguka ngo bagire ubusabane n'abandi, babane n'abantu abakomeye n'aboroheje, kuko utazi uzaba igikoresho cy'Imana muri wowe. Ni nayo mpamvu ukwiye gushaka inshuti, ariko inshuti nziza atari inshuti mbi. Kandi ukaguka. Yewe niga ibyo bita le petit projet. Baranyigishije barambwira ngo mu gihe uri gutegura gahunda zawe z'umwaka, uje ureba n'inshuti zawe, niba urangije umwaka ukiri kumwe na za nshuti zawe, cyangwa niba hari zagucitse wongera uzishake, niba ukizifite wongera izindi. Uvuga uti nari ifite inshuti 20, uyu mwaka nzashaka izindi inshuti nk'5, nibura umwaka urangire n'ubundi mfite inshuti 25. Rema ubushuti, shaka ubushuti, ariko ubane n'inshuti nziza zitazonona ingeso zawe, zizatuma uhusha umugisha wawe. Twegereye umusozo, ndagira ngo nkubwire, nkurarike wowe undeze amatwi unyumva. Abantu benshi bari kubagusha, bari kubashuka, akababwira ngo uzajye kwa kanaka, azaguha umuti, azakuhagira ibyatsi runaka, azakuvugira aya magambo, ibyo bizaguhesha umugisha. Ahubwo uri kwihambiraho abadayimoni bazahora bakubabaza iteka. Ngewe ndagira ngo ngurangire inzira ni imwe gusa, niyo kwemera Kristo ukamwizera, ukamwumvira. Wamara kumwumvira ugatangira urugendo rwo kumukorera, nibwo uzitwa umunyamugisha. Aburahamu amaze kumvira, yavuye mu gihugu, arabwirwa ngo aho nta mugisha uhari. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe unyumva ngo mu busambanyi nta mugisha uhari, aho mu bapfumu nta mugisha uhari, abo mu bakubeshya nta mugisha uhari. Umugisha uri kumvira Imana. Hari ahandi Imana iri kugutegurira, hari ahandi Imana iri kukujyana. Emera ugende, emera wumvire, niwumvira uzarya ibyiza byo mu gihugu, kandi uzahabwa izina riruta ayandi, uzitwa umunyamugisha. Imiryango igukomokaho, abaturanyi bawe uzababera umugisha, kuko uri umunyamugisha. Wowe undeze amatwi rero, ndagira ngo nkubwire ngo wamaze gucika intege, waba uri mu gukora byanga, hari n'amajwi yakubanye menshi, ndetse ugasubira iwanyu kavuga atari koko niko bimeze. Iwacu nta muntu wize uhaba, iwacu nta mukiri uhaba, iwacu nta muntu runaka uhaba. Ibyo bikakuneriva. Hoya, ntabwo Imana ayo mateka igiye arebaho. Niba ikwemeye ikaguhamagara, vayo wumvire. Ahasigaye urebe Imana, nayo izakwambika ubwiza bwayo, kandi izagukorera igitangaza, kandi uzaba umwe mu bazagenda bahamiriza ibanda ngo nanjye nabonye Imana nguko Aburahamu sokuruza wabizera. Ntabwo byoroshye, ariko gerageza Imana, wemere uce bugufi wumvire. Nawe wenda uragenda uhuzagurika, nturumva banavuga Imana, ariko nagira ngo ubwire ngo hari Imana yakuye Aburahamu mu bigirwamana by'iwabo, ndetse yakoraga business yabyo, ariko arabita yemerera Imana. Imana iramukoresha. Uyu munsi wa none natwe twitwa abaragwa b'ubwami bw'Imana, kubera ko dufite sogokuruza Aburahamu. Nawe hari amateka yawe azagirira abandi umumaro, niba umaze kwemera ukinjira muri Kristo Yesu.
Imana iguhe umugisha, ca bugufi dusenga Imana. Imana ikubabarire, Imana ikweze. Niba umaze kumva icyo uri cyo n'ubu uri we, ndagira ngo ngusengere Imana. Mana data wa twese, mu izina rya Yesu turagushimiye, uduhaye umugisha wo kongera kuboneka mu maso yawe, kandi ngushimiye abumvise iri jambo. Ubakire baciye bugufi, bemeye intege nke zabo, bemeye ubujiji n'ubupfapfa no guhuzagurika no gushakira Imana aho itari, ariko ubaha amahitamo meza, ubaha icyerekezo cyiza, kugira ngo nabo bitwe izina riruta andi mazina, kandi ubahindura ubwoko. Hari abagenda ari incike, bagenda n'amaganya, ariko nabo turabasengeye. Hari abihebye, hari abakutse umutima, bafite ubwoba, bamara ubwoba, bwire kuri Imana imara ubwoba, kandi uri Imana itanga ihumure. Ndagushimiye kubumvise iri jambo, ndagushimiye kuba riciriye bugufi, ndagushimiye kuko ubakiriye kandi ubitayeho, natwe ukomeze kutwitaho. Tubishimiye Imana mu izina rya Yesu, amena. Mwari kumwe na Pasiteri Habiyambere Gerard. Nimero mu gihe mwadukenera hose ni 0788 ndasubiramo ni 0788 Shalom, shalom, shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.